Rwanda ni igihugu gifite imijyi mu mpande zose z'igihugu, ariko muri iyo mijyi harimo ikunzwe n'abantu. Abantu bakunda kugendamo kubera impamvu zitandukanye zirimo gukora, kwiga, kunyuramo, gutembereramo, gutura, gusenga, gusura abantu n'ibindi bitandukanye bituma hagendwa cyane. Dore imijyi 10 isurwa cyane. Muri uru rutonde turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 haza umujyi wa Nyagatare. Umujyi wa Nyagatare uri ku nkiko z'u Rwanda mu burasirazuba. Uri hafi y'igihugu cya Uganda, uzwi kuba unyurwamo n'abantu bajya cyangwa bava Uganda. Ukaba umujyi uri ahantu h'umurambi. Ni umujyi ufite kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi, bituma ugendwa cyane. Ku mwanya wa 9 haza umujyi wa Gicumbi. Umujyi wa Gicumbi uri hafi y'umujyi wa Kigali, ukaba uri hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, bigatuma unyurwamo n'abagana Uganda na Kenya. Umujyi wa Gicumbi uherereye ahantu h'imisozi hazwi kuba hakonja cyane, urimo kaminuza nayo ituma ugendwa cyane. Umujyi wa 8 cyangwa se ku mwanya wa 8 haza umujyi wa Rwamagana. Umujyi wa Rwamagana ni umwe mu mijyi ikuze cyane mu Rwanda. Ni umujyi ufite amateka ku Barabu bawucururijemo kera. Ni umujyi uri hafi y'umujyi wa Kigali, unyurwamo n'abantu bagana cyangwa bava mu bihugu bitandukanye nka Uganda, Tanzania n'ibindi bya Afurika. Ni umujyi uzwi kuba urimo hafi y'ibigo bikomeye bya gisirikare na polisi, bigatuma wakira amahugurwa menshi. Ni umujyi unyuramo ujya mu mujyi wa Nyagatare no muri pariki y'igihugu y'Akagera. Ku mwanya wa 7 haza umujyi wa Huye. Uyu mujyi uri mu majyepfo y'u Rwanda, ufite amateka cyane menshi, uzwi nk'umujyi wubatswemo kaminuza ya mbere nkuru mu Rwanda. Inzu zifite amateka menshi. Ni umujyi unyurwamo n'imodoka zigana mu bihugu bidukikije nk'u Burundi, abagana mu mujyi wa Rusizi n'abasura pariki y'igihugu ya Nyungwe. Ibi bituma uyu mujyi uza ku mwanya wa 7 mu mijyi isurwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 haza umujyi wa Nyanza. Uyu mujyi wa Nyanza uzwi nk'umujyi w'abami bategetse u Rwanda. Umujyi ufite amateka menshi, inzu ndangamurage zikurura abanyarwanda n'abanyamahanga, ibigo by'amashuri byinshi kandi byiza. Uyu mujyi unyuramo ugana mu yindi mijyi nka Huye, Rusizi ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ku mwanya wa 5 haza umujyi wa Muhanga. Umujyi wa Muhanga uri hagati no hagati mu gihugu. Uyu mujyi ushobora kuwunyuramo ukagera aho ushaka hose mu Rwanda. Ni umujyi uri hafi ya Kigali mu rugendo rw'iminota 30. Uyu mujyi kandi urimo amashuri menshi ndetse n'ahantu ndangamateka. Ni umujyi unyuramo ujya mu yindi mijyi nka Karongi, Nyanza na Huye. Ku mwanya wa 4 haza umujyi wa Musanze. Uyu mujyi wa Musanze uri ku birenga by'ibirunga. Ni umujyi ukurura abantu benshi kubera ikirere cyawo cyiza. Ibikorwa by'ubukerarugendo bihari no mu nkengero zawo. Uri hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda ku Cyanika. Uri hafi y'ibiyaga by'impanga bya Burera na Ruhondo. Ni umujyi uberamo inama, amahugurwa ndetse n'ibindi byinshi. Ukanyurwamo n'abagana mu yindi mijyi nka Rubavu, Muhanga, Rusizi na Goma yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mwanya wa 3 haza umujyi wa Ruhango. Uyu mujyi wa Ruhango uri mu majyepfo y'u Rwanda, uzwi cyane ku isengesho riwuberamo buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa Yezu Nyirimpuhwe, aho abantu baturutse impande zose z'igihugu no mu bindi bihugu baza kuhasengera. Ni umujyi wakira abantu benshi kuri uwo munsi, kandi hanyuramo n'abandi bagana mu yindi mijyi nka Muhanga, Huye na Nyanza ndetse n'ahandi. Ku mwanya wa 2 haza umujyi wa Rubavu. Umujyi wa Rubavu ukurura abantu benshi cyane kubera uherereye ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu.
ugahana imbibi n'umujyi wa Goma yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umujyi ufite umupaka wa mbere unyurwaho n'abantu benshi mu Rwanda, ari abakora ubucuruzi, abatemberera muri ibi bihugu byombi no mu karere muri rusange. Uzwi kuba ari umwe mu mijyi y'impanga mu karere k'ibiyaga bigari, Twin City in Great Lake Region. Ukaba ugizwe n'agace kazwi cyane ariko ko mu murenge wa Gisenyi. Ku mwanya wa mbere haza umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali cyangwa se la capitale ni umujyi utuwemo n'abantu benshi cyane. Uyu mujyi unyuramo abanyarwanda bagana mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu mujyi kandi urimo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali International Airport gituma unyurwamo n'abanyamahanga benshi, inama ziwuberamo, ibikorwa bitandukanye bikorerwamo n'ibindi byinshi bituma usurwa, ugaturwa, ukagendwa cyane mu Rwanda, ari byo biwushyira ku mwanya wa mbere. Muri iyi mijyi 10 utuye mu wuhe? N'uwe mujyi twavuze ukajya ku mwanya wumva utari uwawo? Iyi ni Ivugangingo TV, njye nitwa Isaac Ishimwe. Ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga wandika Ivugangingo TV cyangwa se Ivugangingo gusa. Naho njye wankurikira wandika Isaka cyangwa se Isaac Ishimwe. Mugira amahoro y'Imana.